WhatsApp ziragakora mwa bantu amatelefone manini araza kugakora. Reka ntangiye mbasuhuza kandi mbifuriza kugubwa neza. Impamvu nari ntangiye gutyo nuko ari cyo nari nsomye muri phone yanjye, umukunzi wacu atwandikiye atubwira ngo telefone rwose igiye kuzashwanisha n'umugore neza dutandukane, kubera yuko ntajya mu mwanya tugera mu buriri bikaba ari cyo gihe cyo kugira ngo akoreshe telefone yiwe. Mbese nyine telefone yabaye telefone, ntashobora kumpa igihe cyo mu gitanda cyanjye ngo gikoreshe neza. Ndetse niyo ntashye nsanga telefone, mbega telefone igiye kuzanshwanisha n'umugore. Nizihe nama mwatugira? Ese basi byibura niki nakora kugira ngo mbashe kwihangana? Ikintu navuga cyo birababaje, biteye n'agahinda, kubera ko telefone ifite igihe cyo gukoreshwa n'igihe kitari cyo gukoreshwa, kuko byanga byakunda hari ubwo ushobora kuba wenda uzi ngo telefone ngo ni nziza, ariko ntago ni nziza mu gihe cyayo. Ntago tuvuze ngo ni mbi, mutazi kumva ngo ni mbi. Ni nziza ariko mu gihe cyayo. Abagabo bamwe na bamwe bagiye banabandegera abagore kenshi, ariko nkasa nkaho icyo kibazo nsa nk'ukirengagiza kugira ngo mbanze ngishakire wenda impamvu ikibitera. Impamvu ya mbere ni uko umugore ashobora kuba afite abantu bari kumushuka. Hari ukuntu umugore ashukwa n'abantu, ugasanga abantu bamushutse, bamweretse ko wenda bagiye kumushaka, cyangwa se wenda kumva ari mu tuntu tw'ubushyuhe ukuntu, akumva wenda nta hantu umugeza, akumva yajya no hanze. Mbese umugore yatangiye kumera gutyo, ni nayo mpamvu uzasanga atangiye gufata telefone ahakwiriye ndetse n'ahadakwiriye. Ushobora kwibaza uti ahakwiriye ni hehe, adakwiriye ni hehe? Ikintu nakubwira cyo ni kimwe, nuko